Shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane, mwongeye kuramuka neza. Turashima Imana kuba iki gitondo, Imana yongeye kutugira neza. Ndizera ko mwaramutse amahoro, ndizera ko mumeze neza. Yesu akomeje kubarinda. Tubahaye ikaze muri kino gitondo, muri morning prayer. Twongera tubifuriza ukwezi kwiza kwa kane. Imana yaduhaye n'ukwezi k'umugisha, ukwezi ko kuzamuka, ukwezi ko kongera kugendererwa n'Imana, ukwezi ko gutabagwa n'Imana, ukwezi ko kuzamurwa mu ntera. Imana yacu ishimwe yabanye natwe muri amezi atambutse, ikaba iduhaye ukundi kwezi kwa kane, kandi nako tugomba kukubamo tukakunezererwamo, kuko Imana yacu niyo kwizerwa. Haleluya. Imana ishimwe rero ko ikomeje kudutoza kuba imbere yayo, kuba ku gicaniro. Mwebwe mwese mwabaye hano, Yesu abaha umugisha mwinshi cyane, kandi Yesu abagirire neza. Turashima Imana ko Imana niyo kwizerwa, Imana niyo kwiringirwa. Imana itugirira neza uko bukeye uko bwije. Imana iba mu ruhande rwacu, nibyo gushima Imana cyane. Nagira ngo rero twongere dufatanye twese dusenga isengesho ryo gushima Imana, bawe ko turi kumwe kuri Zoom, namwe mudukurikiye kuri YouTube rwose tubahaye ikaze kuri Indika Gospel TV. Imana ibahe umugisha gufata umwanya wanyu wo kudukurikira no gusengana natwe, kugira ngo tubashe kuzamurana, tubashe gufashanya muri iyi nzira y'agakiza Imana yatangiye muri twebwe. Yesu abibahera umugisha mwinshi cyane, kandi Yesu akomeze kubagira neza. Nagira ngo dusenge dufatanye dushima Imana ku bw'iki gitondo. Imana itugire neza, ikaba iduhuje hano kuri kino gicaniro, kugira ngo tubashe guhabwa umugisha mu izina rya Yesu. Reka dufatanye dushima Imana, ubundi tuze gusangira ijambo ry'Imana. Imana dushyire ku mutima muri kino gitondo. Oh, haleluya. Abari kuri Zoom bishoboye afungura mikrofone tugasengana. Bari kuri namwe uzamura isengesho aho uri, ushima Imana kubw'uyu mwanya mwiza, ushima Imana kubw'ugihumeka, ushima Imana kubw'ikurinze. Haleluya. Usenge ushima Imana kubwawe no kubw'umuryango wawe, kuba muri amahoro, umugisha ukomeye cyane. Haleluya. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye neza yawe Mwana, turagushimiye ko watugiriye neza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Mwami Imana. Wakoze kubana natwe, wakoze kuturinda muri iri joro ritambutse, twatubyutse turi amahoro no kugushimira Mwami Imana. Turagushimiye ko aya mezi atatu atambutse wabanye natwe, uyu mwaka ugitangira kugeza Mwami Imana uyu munsi. Watugiriye neza, wabanye natwe muri byose, wagendanye natwe mu nzira zacu, ibyo twakoze byose, twageneyemo byose. Warahabaye, uba mu ruhande rwacu, tugira neza. Byaturwanyaga, byadushakishaga, watubereye Imana, utugirira neza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Mwami Imana. Turagushimiye kubw'imiryango yacu, turagushimiye kubw'abavandimwe bacu, turagushimiye kubw'imirimo yose n'ibitangaza wakoze hagati muri twebwe. Waratunezereje Mwami, uba mu ruhande rwacu. Ntabwo wigeze wemera ko Satani adukura mu nzira zawe. Twakomeje kukwizera, twakomeje guterana, twakomeje ku mbere yawe, kubera ko twasobanukiwe ko ari wowe soko y'ibyiringiro byacu. Ushimwe kandi uhimbazwe Mwami. Nushimwe kubwa bene data washoboje kuba kuri kino gicaniro. Nushimwe kubw'imirimo n'ibitangaza wakoze hagati muri twebwe. None Mwami Imana, turagusaba ngo n'uku kwezi kwa kane uzabane natwe, uzatugire neza, uzatubere ukwezi k'umugisha, ukwezi ko kugendererwa nawe, ukwezi kongera Mwami, wishyurirwa ubwiru bwawe, wishyurirwa urukundo rwawe, wishyurirwa imirimo n'ibitangazo wakoze, ubwo waduhaga Yesu kugira ngo acungure ubuzima bwacu Mwami. Turasenze kugira ngo uzatwiyereke, uzagendane natwe, uzatwagure, uzaduha umugisha impande zose Mwami. Uku kwezi uzatugaburire, uzatwambike, uzatwitira amadeni, uzakore ibitangaza birenze Mwami,
ibyo twari dutegereje mu buzima bwacu mwami. Turasengeye ku kwezi mwami kuzatubere kwiza, ibitaragenze neza muri amezi ashize mwami, reka ku kwezi kuzatubere kwiza, kuzatubere ukwezi kudasanzwe mwami. Oh haleluya, ibyiza byose wateguye ku buzima bwacu tuzabihagararemo, tuzabigenderemo kubw'icyubahiro cyawe mwami. Urakoze mwami w'abantu, urakoze data, urakoze ko uri Imana yumva gusenga kw'abera kandi Imana ishura amabanga akomeye. Icyubahiro gikomeze kuri cyawe mwami. Natwe umugisha ku bana bawe dukurikiye nonaha, abazadukurikira nyuma bose uzabagire neza mwami. Buri muntu wese azabona neza yawe mwami, buri muntu wese azatabagwe nawe mwami, buri muntu wese azagenererwe nawe mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Turasengeye imiryango ifite ibibazo mwami, ibibazo abashakanye hagati muri bo batari kumvikana, umwa Satani yabateje amakimbirane. Turasenze uku kwezi mwami mwami, reka ubagirire ubuntu, bongere ubiyereke mwami, bongere guhuza, bongere gukundana, bongere gukorera hamwe, bongere gusenyera ku mugozi umwe, mu izina rya Yesu Kristo. Turasengeye mwami imiryango mwami itarabona urubyaro mwami, uku kwezi inda zabo zifunguke mwami, bazatwite bazasame. Oh haleluya, umwaka utagiye nyiki, oh impundu zizavuge mu miryango yabo mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Turasengeye abagwayi mwami bafite uburwayi butandukanye mwami, reka ku kwezi iganza ryawe mwami bikore ku bagwayi, indwara z'ubwoko bwose zisohoke mu mibiri y'abantu, abakwizeye, abagutakambiye, abagusenze amanywa na nijoro bakeneye ubutabazi bwawe mwami. Turabasengeye uku kwezi mwami mwami, kugira ngo uzabiyereke, ubakize indwara z'abadayimoni, indwara zananiranye mu baganga, mu izina rya Yesu Kristo. Ni wowe muganga wa mbere, ni wowe muganga ukomeye uruta abandi baganga bose. Hari igihe abana b'abantu bananirwa bakabura icyerekezo, bakabura icyo gukora, ariko wewe ntujya unanirwa mwa, ntabwo ujya unanirwa mwa. Turabizi mwami mwa, kandi turabyizeye Uwiteka mwami mwa. Reka ukomeze kwigaragaza, reka ukomeze kugaragaza icyubahiro cyawe mwami, reka ukomeze kugaragaza ineza yawe mwami mwa. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru Yesu. Urakoze mwami mwa, turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye kuri Imana yumva gusenga kwacu. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Ukwezi kwa kane kuzatubera ukwezi kwiza, ukwezi k'umugisha. Umva rero icyo Imana tuyisaba kudukorera muri kuno kwezi kwa kane. Zaburi 123, Zaburi 123. Haleluya. Niyo tugiye gusangira muri kino gitondo, izaburi dusaba ngo Imana izadukurireho agasuzuguro kose k'umwanzi Satani, agasuzuguro k'abadayimoni. Satani hari igihe aduteza agasuzuguro mu miryango yacu, mu buzima bwacu, abantu bakadusuzugura kweri, bakatwitegereza, bakatureba, bagatangira kwibaza Imana dusenga iyo ariyo, kubera ibibazo, kubera intambara, kubera ibyago duhura nabyo, bagatangira kudusuzugura. Ariko Imana izaturinda agasuzuguro muri kuno kwezi kwa kane, mu izina rya Yesu. Haleluya. Zaburi 123 ngo ni indirimbo y'amazamuka, aravuga ngo wewe wicara mu ijuru, kuri wewe niho nuburira amaso. Haleluya. Kuri wewe niho nuburira amaso yacu muri uku kwezi kwa kane, nta handi tuyuburira Uwiteka Imana yaremye isi n'ijuru. Arangije ku murongo wa 2 aravuga ngo dore nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja, nk'uko amaso y'umuja ayahanga ukuboko kwa nyirabuja, niko amaso yacu tuyahanga Uwiteka Imana yacu kugeza aho azatubabarira. Imana ishimwe cyane. Nk'uko abantu bahanga amaso, nk'uko abakozi bahanga amaso ba bosizo babo, ba shebuja babo, kugira ngo bagire icyo babafasha
bagira icyo babamarira. Natwe niko duhanga amaso Imana, kuko tuzi neza ko Imana ariyo mutabazi wacu. Uku kwezi kwa kane amaso yacu tuyahanze Uwiteka, niho twiringiye gutabarwa kwacu, niho twiringiye imbaraga zacu, niho twiringiye gukomera kwacu. Uku kwezi kwa kane gutabarwa kwacu nta handi kuzaturuka, kugirirwa neza n'imbabazi nta handi bizaturuka uretse ku Uwiteka Imana yacu, Imana yaremye isi n'ijuru. Imana ishimwe cyane. Ndakwifuriza muri kuno kwezi kwa kane twinjiyemo, amaso yawe uyahange ku Uwiteka, ibyiringiro byawe ubihange ku Uwiteka. Hari igihe twibaza ko abantu bazadutabara, hari igihe twibaza ko abantu bazatugirira neza, ariko Imana itabyemeye. N'abantu nta kintu badufasha, n'abantu nta kintu batumarira, ariko iyo duhanze amaso Uwiteka Imana ikora ku bantu, bakagira icyo batumarira, bakagira icyo badufasha. Reka nkubwire, si uko abantu muzinanye badafite ubushobozi bwo gukemura ibibazo ufite, ahubwo nuko Imana itarakora ku mitima yabo. Umunsi Imana yakoze ku mitima yabo, bazagira icyo bagufasha, bazagira icyo bakumarira. Ntuzigere na rimwe ubabazwa nuko abantu batari kwita ku byawe, batari kwita ku biri gucamo. Oya, ibyo ntibizakubabaze pe, kuko umuntu nta kintu yakumarira Imana itamukoze ku mutima. Ahubwo ujye usenga ubwira Imana ngo Mana, ni wowe mpanze amaso, kandi nakwinginze ngo ukore ku bantu bagira icyo bakora ku buzima bwacu. Iyo Imana yategetse, abantu bose baca bugufi bakumvira Imana, kandi bakagira icyo bakora ku buzima bwawe. Ku kwezi kwa kane rero, amaso yawe uyazamure cyane, uyazamurire ku Uwiteka Imana. Haleluya. Imana niyo izabasha kutumara agasuzuguro k'abadayimoni. Uva ku murongo wa 3 yarahavuze ijambo ryiza cyane, aravuga ngo Uwiteka utubabarire, utubabarire kuko duhaze cyane igisuzuguriro. Haleluya. Ndabizi ko mwese hano muhaze igisuzuguriro, nanjye ndahaze igisuzuguriro pe. Igisuzuguro cy'abadayimoni ndagihaza, igisuzuguro cya karande ndagihaza, igisuzuguro cy'ubugwayi ndagihaza, igisuzuguro cy'ubushomeri ndagihaza, igisuzuguro ndagihaza. Imana itubabarire muri kuno kwezi kwa kane, buri gisuzuguro cyose Satani yazanye mu muryango wawe, yazanye mu buzima bwawe, Imana igishireho iherezo mu izina rya Yesu. Hari igihe abadayimoni baguteza indwara pe, indwara ikagusuzuguza mu babanyi, indwara ikagusuzuguza mu muryango, indwara ikagusuzuguza mu nshuti zawe, ariko Imana ivaneho icyo gisuzuguro mu izina rya Yesu. Imana itubabarire, ituvanireho buri gisuzuguro cyose kiri ku buzima bwacu. Hari igihe abantu batureba bakatubona dusenga, duhora imbere y'Imana, twirukanga mu matorero, dukora umurimo w'Imana, ariko ubuzima bwo mu isi bugasa nk'aho bwado butari kugenda neza nk'uko bikwiye. Abantu bakatwitegereza, bagatangira gushidikanya ku Mana yacu, bakadusuzugura, bakaduseka, bakadutwenga. Ariko ku kwezi kwa kane Imana igira icyo ikora ku buzima bwacu, kugira ngo ituvanireho buri gisuzuguro cyose cy'abadayimoni mu izina rya Yesu. Murongo wa 4 yasoje avanga imitima yacu ihaze cyane gukobwa n'abaruhukira mahoro no gusuzugurwa n'abibone. Imitima yacu irabihaze ibyo gusuzugurwa n'abisi n'abapagane, kubera ko bo baguwe neza, bakabona twebwe hari bitari kugenda neza. Imitima yacu irabihaze. Imana idutabara, Imana itabara urugo rwawe, Imana itabara abana bawe. Gusenga kwawe Imana ikumve kandi ikugenderere, ikwihishurire mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Niba wumva ubyizeye uvuge ngo amena. Haleluya. Niba wumva ko Imana igiye kurangiza agasuzuguro k'abadayimoni ku buzima bwawe, uvuge ngo amena. Niba wizeye ko Imana igiye gutabara ubuzima bwawe muri kuno kwezi kwa kane, uvuge ngo amena. Haleluya, haleluya. Kuno kwezi kudasanzwe Imana igiye kongera kutugirira neza. Imana igiye kongera kuvanaho agasuzuguro mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Nagira ngo dusenge tubwire Imana ngo Mana, agasuzuguro kose Satani yazanye ku buzima bwacu arangirane n'uku kwezi kwa kane
mu izina rya Yesu. Ushobora kuba umaze igihe kinini utegereje ku Mana. Haleluya. Humura, Imana igiye kugutabara, Imana igiye kuvanaho agasuzuguro, Imana igiye kugira icyo ikora kuri ibyo byifuzo byawe umaranye igihe kinini cyane. Niba ubyizeye uri kumwe natwe kuri Zoom, fungura mikorofone yawe dusengane, tubwire Imana ngo Mana urakoze kuvanyaho agasuzuguro k'ubuzima bwacu, ku miryango yacu. Zamura isengesho dusengane mu izina rya Yesu. Mwami Imana, turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye kuri Imana ikomeye, turagushimiye kuri Imana y'imbaraga. Haleluya. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mu Mwami. Agasuzuguro k'abadayimoni turagushimiye kukarangije mu buzima bwacu, turagushimiye kukarangije mu miryango yacu Mwami Imana. Oh haleluya. Turagushimiye ko tugiriye imbabazi muri kino gitondo Mwami Imana. Tugiriye imbabazi Mwami. Oh haleluya. Umazeho agasuzuguro k'abadayimoni, amadeni uyamazeho, ubugumba ubumazeho, ubugwayi ubumazeho, ubushomeri ubumazeho mu izina rya Yesu. Ibyaha byawe byaratunaniye kureka ubimazeho. Imyuka yose y'abadayimoni yadukamiraga uyimazeho mu izina rya Yesu. Turabigushimiye Mwami Imana, turabigushimiye kuko kwa kane umazeho agasuzuguro n'imbaraga zose z'umwa Satani. Urakoze Mwami Imana, icyubahiro gikomeze kubicaho. Uku kwezi kose turagusengeye Mwami, uzatubere kwiza, uzatubere kumugisha, uzaturinde amajya n'amazi, uzaturinde mu ngendo tuzakora, uzabe hafi twe, uzagendane natwe, uzarinde imiryango yacu, uzarinde imirimo dukora mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha wawe kuri twebwe, ku bana bacu, ku byacu, ku badukurikiye bose Mwami, icyubahiro gikomeze kubicaho ubu n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Agasuzuguro kose k'abadayimoni gashire mu izina rya Yesu. Uzagire ukwezi kwiza umugisha, Imana izakomeze kuba mu ruhande rwacu. Mwarahezagiwe. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom.